ku musaraba wa Yesu ntabwo akibambyeyo. Haleluya, amen, Imana ishimwe. Yesu ntabwo akibambwe ku musaraba. Biravuze ngo impamvu yabambuwe ni ukugira ngo twebwe dukore urwo rugendo nk'urwo yakoze. Ahantu ushaka ko abantu baza kubumva neza, Yesu we yakoze urugendo. Haleluya, ndumva muzima. Yakoze urugendo rwo kwikorera umusaraba ajya kuwubambwaho. Ntabwo twebwe aribwo tuzakora nk'abantu bashaka kuba abakristo bahamye, ahubwo twebwe urugendo tuzakora ni urugendo rwo kwikorera kamere zacu n'ibyifuzo byazo no kurarikira kwazo n'ubusabe bwazo rwose, twabyikorera tugakora urugendo rushushanywa nk'urwo Kristo yakoze. Welcome to Gospel Hub TV. Hear the Word of God. Kukwegera Mana yanjye, naho twafatanya umusaraba, nagumya kwishima nkajya ngusengane, umpe kukwegera Mana yanjye. Urakoze cyane. Twongeye kubakira umuryango mugari, twongeye kubakira wowe wese aho uri hose impande zose z'isi udukurikiye. Nk'uko bisanzwe ni kuri Gospel Hub turi. Njye mwumva ni Buzwa Robert. Uno munsi rero dufite insanganyamatsiko cyangwa se topic yacu iravuga ati ubukristo buhamye. Mbere yuko twinjira mu ijambo, mbere ko harigira ikindi dukurikiza izindi gahunda zose dufite, tukatubanza tumenye ngo ninde uri kuri kamera, ninde dufite uno munsi. Ni umuvandimwe, reka twibwire. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Nitwa Obedi Uwineza, ndi umukristo, barizwa ku itorero rya ADEPR Kicukiro Sheri, paruwasi ni ya Gatenga. Nishimiye kubana namwe mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana iduhana umugisha, tubaha ikaze. Arakoze cyane ko mwumvishe umukristo, twagira ubuntu bwo guterana nawe, twagira ubuntu Imana yadushoboje kuba twabaye turi hano. Rero mbere yuko twinjira mu ijambo nk'uko bisanzwe, reka abanze adushyire imbere y'Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, ibyanditswe byera byose byahumetswe nawe, bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza iby'ibyaha bye, no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitsi afite ibikwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose muri Kristo Yesu. Ko turi abantu waremye, uturemeye imirimo myiza yo muri Kristo Yesu yose, watwiteguriye isi itari yaremwa kugira ngo tuyigenderemo mu gihe nk'iki ngiki. Bana natwe mwanya w'ijambo ryawe, wagura ubwenge bwacu n'ibitekerezo byacu, tube itiyo Imana inyuzamo imbaraga zigera ku bandi. Abazabyumva, abazabitegera amatwi bose bazunguke, bunguwe nuko natwe Imana yatwunguye ubwenge kugira ngo iducishemo ibyo ishaka kuducishamo uyu munsi. Ni ku bwa Kristo Yesu usaba byose twizeye, amen. Obedi, nawe turakwakira. Murakoze cyane. Uyu munsi rero nk'uko wabyumvise dufite insanganyamatsiko, abadukurikiye hirya no hino bafite kumenya ngo ese ubukristo buhamye ni iki, cyangwa se ubukristo buhamye buvuze iki? Yego. Ni ikibazo kibazwa n'abantu benshi, ni ikibazo benshi baba bafiteho
ibibazo bitandukanye. Rero nkawe ku bwenge Imana yakunguye se cyangwa se ku rugendo umajije kugenda muri runo rugendo nyine rwo kuba ugendanye n'Imana, ese wowe ubukristo buhamye ubuvuga gute, ubusobanura gute? Murakoze cyane. Ubundi ubukristo birenze izina. Birenze izina, ni ubuzima. Ni ubuzima. Ubundi iyo tuvuze umukristo tuba tuvuze ibintu bibiri. Tuba tuvuze icya mbere umuntu, icya kabiri tuba tuvuze Kristo. Hanyuma iyo tubihuje tukavuga umukristo, tuba tuvuze umuntu wizeye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Yego. Hanyuma murambajije ngo ubukristo buhamye iyo buvuzwe njyewe numva iki? Yego. Mu magambo make numva yuko ubukristo buhamye ari ubuzima umuntu abamo, umuntu wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe abamo, bugatuma aba mu isi akijijwe, kabone n'ubwo ibihe byahinduka ntibibe byatuma atakaza ka gakiza kiwe. Murakoze cyane. Dusobanura neza tubwira ko ubukristo ari amagambo asa nk'ari abiri nyine n'umuntu, niba mbyumvishe neza ni umuntu nyine utengejeho Kristo bikabyara nyine ubukristo. Yego. Rero ubukristo ubundi muri make, ubundi ubukristo bwatangiye ryari? Yego. Cyaba ari ikibazo kinini. Ubundi ahantu ubukristo bwatangiriye, Yego, iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ku gice cya 11 ku murongo wa 26, ni igihe Barinaba na Sawuli cyangwa se Pawulo bari muri Antiyokiya, bamarayo igihe kingana n'umwaka bakorana umurimo n'ab'itorero bo muri icyo gihe. Yego. Hanyuma abantu b'abanyamahanga babaga aho ngaho barebye imyitwarire, bareba imivugire y'abanyetorero, basuzuma imico yabo, babona bafite itandukaniro ugereranyije n'abandi bantu b'icyo gihe. Barangije bavuga ngo aba bantu ni iki kibashoboza kumera gutya uko bameze? Ni iki gituma bagira itandukaniro mu bandi? Bakurikiranye inkomoko yabo baza kumenya yuko babiterwa na Kristo, urya abigishwa babanaga nawe. Hanyuma bituma bita ab'itorero bose abakristo. Niho ubundi kwitwa umukristo byatangiriye. Niho ubukristo iryo zina niho ryatangiriye. Murakoze cyane. Urakoze cyane rwose. Tubwiye ko barebye mu b'itorero bakavuga ati ngo ubukristo nyine buvuze ko bwatangiye kubera ko hari abantu bemeye Kristo. Yego. Tubwira ko rero n'itorero, rero ikindi kibazo kirabaza giti, ese itorero, bavuze ku itorero cyane muri gusobanura buno Kristo, aho bwakomotse nuko bwatangiye. Tubwiye ko nyine twumvishemo ijambo itorero. Yego. Ese itorero rifasha rite abakristo gukura mu kwizera? Itorero rifasha gute abakristo gukura mu kwizera? Ubundi umwana wese agira iwabo. Yego. Kandi iwabo, iwanyu cyangwa se iwacu hatabayeho, ntekereza ko natwe tutabaho ngo bikunde, kuko byaba uburere, byaba ubuzima bwo mu buryo busanzwe, kumenyerwa ibyo kurya, kumenyerwa ibyo kwambara, kumenyerwa imikurire, iwanyu nibo bakurikirana ubuzima bwawe, bakamenya ngo umwana twamupangiye ko agomba kubaho gutya. Hanyuma uburyo itorero rifasha
ubuzima bw'umukristo yego, rimufasha, ni nkaho navuga ngo umukristo utari mu itorero ni nk'umwana utagira iwabo, nta burere azaba afite, yego, ntawe uzakurikirana iby'imikurire yiwe, ntawe uzamenya ngo afite icyo kwambara cyangwa ntacyo afite. Ibyo ngibyo ni serivisi zose zibonerwa muri Kristo Yesu, zitangirwa mu itorero. yego, Rero umukristo ntabwo ashobora kubaho adafite itorero, ntabwo byakunda. Ubundi ahangaho ndaza gusobanura wenda byimbitse kugira ngo abadukurikiye bazabyumve neza, cyangwa se babyumve babisobanukirwe. Itorero riri mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni itorero rigaragara, twariha izina tukabyita amadini. Uburyo bwa kabiri ni itorero ritagaragara. yego, Iyo Imana ivuze ngo ifite itorero mu isi, tukabyigisha mu ijambo ry'Imana tukavuga ngo Yesu azagaruka kujyana itorero, iri torero Yesu azagaruka kujyana ntabwo ari idini iryo ari ryo ryose, mu hantu abantu bagiye babarizwa cyangwa se bateranira mu buryo bw'amateraniro yabo, ahubwo itorero Imana ivuga ko ifite mu isi ari naryo Yesu azaza kujyana, n'abantu bakuwe mu isi, batuye mu isi ariko batakiri ab'isi, kandi abo bantu bakomoka mu moko yose, mu ndimi zose n'imiryango yose. Abo ni abizeye Kristo Yesu hanyuma bakamwegurira ubuzima bwabo. Iryo ni ryo torero Yesu avuga azaza kujyana. urakoze cyane. Urakoze cyane kuba udusobanuriye, kubwo kudusobanura kino kibazo cyari gikomeye. Benshi ndakeka ko bashe kuba bacyumva kandi babashe nyine kuba bakurirwaho urujijo, ko bumva ko hari itorero nyine, ko abenshi baba bari mu itorero bose aba ariko bameze, bose bakiswe abakristo. Ubwo bivuze ngo hari abakristo bari mu itorero ariko atari badafite itorero muri bo. Wabyoroshya muri ubu buryo, hari abantu baterana mu madini ariko badakijijwe. Yego, kuko kuba mu itorero ritagaragara bisaba ko umuntu aba akijijwe cyangwa se ari umukristo, aribyo twasobanuye kare. Tukavuga ngo ubukristo burenze izina, ahubwo ni ubuzima, ni ubuzima umuntu abamo. Yego, urakoze cyane. Ni izihe ndangagaciro ziranga umukristo byongeyeho uhamye? Umukristo uhamye, Yego, ndumva icyo kibazo ni cyiza cyane. Kiraza gutuma twinjira mu ijambo ry'Imana cyane, kiraza gutuma twinjira mu ijambo ry'Imana kugira ngo tuze kugisobanura bigendanye n'uburyo Imana ibishaka. Ndifashisha icyanditswe dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 9 guhera ku murongo wa 23 kugeza kuri 25. Ni igihe Yesu yasobanuraga iby'inzira y'umusaraba. Hari ijambo rivuga ngo abwira bose ati, umuntu nashaka kunkurikira yiyange. Icyo ni icya mbere, ngo abanze yiyange. Hanyuma ngo icya kabiri, yikorera umusaraba we iminsi yose ankurikire. Avuga impamvu yo kubigenza gutyo, impamvu yo kwiyanga, impamvu yo kwikorera umusaraba iminsi yose tugakurikira Yesu. Munsi ku murongo wa 24 hari ijambo rivuga ngo uko ushaka kurengera ubugingo bwe muri iyi si azaburimbuza, ariko ngo utita ku bugingo bwe ku bwanjye niwe uzabukiza. Turabihuza rero gute n'icyo kibazo? Warumbajije ngo ni gute
ni izihe ndangagaciro ziranga umukristo wahamye. Yesu ahangaha yaduhaye igisubizo nk'uko dusomye iri jambo ry'Imana. Umukristo uhamye ubundi ni umukristo, ni umuntu, icya mbere ni umuntu wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Yego. Kwizera Yesu, ubundi kwizera ni iki? Kwizera ni ukwemera kuyoborwa n'ibintu wemera ko ari ukuri, akaba ari byo bikuyobora bikagutegeka. Rero iyo tuvuze ngo umuntu wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ni umuntu wemeye Yesu. Ntabwo wakemera umuntu mutaziranye, ntabwo wakemera ibintu utazi. Ni umuntu wemeye Yesu, hanyuma akamwemera abiheshejwe no kumva ijambo ry'Imana. Abeshejwe no kumva ijambo ry'Imana, yarangiza agafata ubuzima bwe akabaha Yesu, akamubwira ngo akira, ndabuguhaye, nyobora ubu buzima, ndabuguhaye, ntegeka. Numbwira kuvuga nzavuga, numbwira gukora iki nzagikora, numbuza gukora kiriya nzagikora. Yego. Hanyuma rero tubisubije mu buryo bwiza hamwe n'iri jambo ry'Imana dusomye, Yesu yatanze umurongo kugira ngo umuntu abe umukristo kwanza uhamye. Mbere yo kureba indangagaciro cyangwa se ibiranga umukristo uhamye, reka turebe ngo ni icyo umuntu yakora kugira ngo abe umukristo uhamye. Bica mu zihe nzira kugira ngo umuntu ahinduke umukristo uhamye? Yesu yavuze ngo umuntu nashaka kunkurikira, twe tubisimbuze tuvuge ngo umuntu nashaka kuba umukristo uhamye, icya mbere yavuze ngo ni ukwiyanga. Uku kwiyanga ntabwo ari ukwiyanga umuntu yiyanga bigatuma, ntabwo ari ukwiyanga kwa depression, ntabwo ari ukwiyanga gutuma umuntu yimanika mu mugozi, ntabwo ari ukwiyanga gutuma umuntu yiyahura, ntabwo ari ukwiyanga gutuma umuntu yiyahuza ibiyobyabwenge akaba umuntu mubi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ahubwo ni ukwiyanga ko kwirwanya, ko kurwana n'imitekerereze yawe ubwawe, ni ukwiyanga ko kurwana n'irari rya kamere. Donc ibintu kamere yawe y'umubiri igutegeka cyangwa se irarikiye biri negative, biri muri kote negative y'ibintu Imana igushakaho, ni ukwiyanga ukagera ku rwego wanga ibyo bintu. Umubiri wawe urabishaka, byari byiza kuri wo, ariko kuko Imana itabishaka ukanga kubikora kugira ngo ugume unezeze Imana. Umuntu ushaka kuba umukristo uhamye arangwa n'indangagaciro ya mbere yo kwiyanga, ni ukubanza akirwanya we, akitsinda kwanza, akarwana na kamere yiwe n'irari ryayo, akabanza agatsinda urwo rugamba. Icya kabiri Yesu yavuze ngo uyu muntu ngo yikorere umusaraba we iminsi yose ankurikire. Iri ni ijambo nkunda cyane, aha iyo mpageze ndahatinda iyo mvuga ibi, kwikorera umusaraba iminsi yose tugakurikira Kristo. Nkunda umuririmbyi umwe yaririmbye aravuga ngo habayeho umusozi, ariko ubundi wakaririmbaho aravuga ngo habayeho umusozi wariho umusaraba w'umubabaro uteye isoni, ariko ndawukunda kuko Yesu yatanze ubugingo bwe ngo mbukijijwe. Habayeho umusozi wariho umusaraba
umubabaro uteye isoni, ariko ndawukunda kuko Yesu yatanze ubugingo bwe ngo mbukijijwe. Nkunda uwo musaraba wa Yesu uvamwo imbaraga zo kunesha, nzahora ngundira umusaraba kugeza ubwo nzambikwa ry'akamba. Haleluya. Amen. Ngo habayeho umusozi w'umubabaro uteye isoni. Yego. ngo wari umusozi uriho umusaraba w'umubabaro uteye isoni. Yego. Ngo ariko noneho ngo ndawukunda. Ngo kubera iki? Kuko Yesu yatanze ubugingo bwe ngo bukijijwe. Uyu muririmbyi yabiririmbye agendeye ku bintu Yesu yakoreye ku musaraba. Yesu ashimwe. Amen. Ari nacyo Yesu yavuze, aravuga ngo umuntu nashaka kunkurikirana yikorera umusaraba we iminsi yose ankurikiye. Uyu musaraba wari uri ku musozi, abantu batazajya bagira ngo donke ni igiti cyari gisanzwe, ni umusaraba wari usanzwe ushinzweyo utegereje uwo bazawubambaho. Oya, ni umusaraba bahekesheje Yesu, awukorana urugendo rusohoka mu murwa, ajya inyuma y'umurwa yiyikorereye umusaraba ari bubambweho. Yesu ubwe yiyikorera umusaraba wiwe bagomba kumubambaho. Uyu mukristo rero uhamye turimo turavuga, kugira ngo ubukristo bwiwe koko bube buhamye, bube ari ubukristo budahindurwa n'ibihe, agomba kuba afitiye indangagaciro yabanje kuba mu mwami wacu Yesu Kristo, yitwa kwikorera umusaraba wiwe ubwe. Umusaraba umukristo azikorera ntabwo ari umusaraba w'igiti wo kubambwaho nk'uwo Yesu yikoreye, ahubwo ni umusaraba witwa kamere ye. Yesu ashimwe. Amen. Ni umusaraba witwa kamere, n'irari ryayo, n'ubushake bwayo, n'ubusabe bwayo, n'ibyifuzo byayo, ibi bintu byose kamere itegeka umuntu gukora. Niwo musaraba umuntu ushaka kuba umukristo uhamye azikorera, hanyuma ahubwo akawugeza ku musaraba wa Yesu. Amen. Kuko ku musaraba wa Yesu, Yesu ntabwo akibambweyo. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Yesu ntabwo akibambwe ku musaraba. Biravuze ngo impamvu yabambuwe ni ukugira ngo twebwe dukore urwo rugendo nk'urwo yakoze. Ahantu ushaka ko abantu baza kubumva neza. Yesu we yakoze urugendo. Haleluya. Ndumva muzima. Yakoze urugendo rwo kwikorera umusaraba ajya kuwubambwaho. Ntabwo twebwe aribwo tuzakora nk'abantu bashaka kuba abakristo bahamye, ahubwo twebwe urugendo tuzakora ni urugendo rwo kwikorera kamere zacu n'ibyifuzo byazo no kurarikira kwazo n'ubusabe bwazo rwose, tukabyikorera tugakora urugendo rushushanywa nk'urwo Kristo yakoze, tukabisohokana, tukagenda tukagera ahantu hari umusaraba wa Yesu. Haleluya. Amen. Ndagira ntangarize abantu batwumva ko Golgotha yo mu isi y'umwuka iracyahari. Birashoboka ko nta hantu hari ibambiro ryo kubambaho, ariko Golgotha yo mu isi y'umwuka abakristo bashaka kuba abakristo bahamye iracyahari, kugira ngo abantu bagende bayibambeho kamere zabo. Golgotha yo mu isi y'umwuka iracyashinzeho umusaraba udategereje kongera kubambwaho Kristo, kuko yarabambwe rimwe na rizima, ntabwo azongera kugaruka ngo abambwe. Imana ihimbaza. Ahubwo Golgotha isigaye mu isi y'umwuka
nidusigariye twebwe nk'abantu bari mu isi bashaka kuba mu isi bakijijwe badateraganywa n'umuraba n'imiyaga yitwa ibyaha bagahinduka abakristo bahamye. Iyi niyo Golgota idusigariye ishinzeho umusaraba utazongera kubambwaho umwami wacu Yesu Kristo, ahubwo ni umusaraba twebwe dushaka gukizwa neza tugahinduka abakristo bahamye tuzajyayo tuzasanga, tukawubambaho ingeso zose za kamere yacu, tukawubambaho irari ryose rya kamere zacu. Haleluya. Amen. Ni ukuvuga ngo rero usubije mu magambo makeya, umuntu ushaka kuba umukristo hano ni umuntu wanze ubusabe bwa kamere cyane, ni umuntu udakurikiza ibyo kamere yiwe irarikiye. Muzabisanga mu Bagalatiya ku gice cya 5:16 hari ijambo Paul yababwiye, aravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko abayoborwa n'umwuka ari bo badakora ibyo kamere irarikiye. Aravuga ngo kuko umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kandi ngo na kamere ikararikira ibyo umwuka yanga. Donc ni urugamba ruhoraho. Rero umuntu ushaka kuba umukristo uhamye, ikintu kimuranga ni umuntu uzi kurwanya iyi ntambara. Akamenya igihe kamere ishatse kuyoborera muri we, akamenya n'igihe umwuka ari kumubwira ngo iyo ni kamere wiyumvira n'igihe muyobozi wawe, akamenya gutandukanya ayo majwi yombi, yarangiza agahitamo umwuka wera akaba ari umuyobora. Ni umuntu wiyanze akanga ikintu cyitwa ubusabe bwa kamere. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni umuntu wafashe kamere yiwe n'irari ryayo akajya kubibamba ku musaraba. Akajya kubibamba ku musaraba. Donc agahora mu buzima butsikamiye irari rya kamere n'ibyifuzo bya kamere y'umubiri wiwe, abitsikamije ubushake bw'umwuka wera n'ubuyobozi bw'Imana muri we. Ndumva gisubije neza cyane. Urakoze cyane, urakoze cyane. Hano nanjye hari byinshi nkuyemo. Cyambere tubwiye ko ari ukwitsinda. Umuntu akabanza akitsinda, wowe ukabanza ukishyira hasi, ukumva ko ibyo wifuza nyine ibyo umubiri uri kukubwira ubishyira hasi. Ikindi batubwiye ati twikorere imisaraba yacu, kamere tubibambe, ariko atakibambuyeho, ahubwo yaviriyeho kugira ngo tubambeho kamere zacu. Urakoze cyane. Hano hari ikindi kibazo bari batubajije ati ni gute noneho umuntu wari usanzwe muri ino nzira ukomeje ku kintu cyo kuba twakikorera imisaraba yacu cyangwa se kamere zacu tukazibamba, ni gute rero umukristo muri iyi minsi turabizi ko duca mu bihe bikomeye cyane, ariko nyine tukemera tugatumbira Yesu. Ari none ni gute rero umukristo yabasha kuba yakomeza iyo nzira akaba indahemuka ku Mana? Beya ikabaza ngo kanyirangiza Beya ikabaza ngo ni gute noneho umuntu utazi ubwo buzima yabasha kuba yabuzamo cyangwa se yabutunga. Urakoze cyane. Ikibazo cyiza cyane. Niba mbyumvise neza, ni gute umukristo ufite ubwo buzima bwitwa agakiza, cyangwa se umuntu ukijijwe, ni gute yaguma akijijwe kandi atabitakaza? Imana ishimwe. Ndagisubiza muri ubu buryo. Ni ukuvuga ngo nk'ubu njye nawe dufitanye gahunda, tugapanga tukavuga ngo rero turaza guhura ku isaha wenda y'isaa 6, turahurira ahantu n'aha, turaba tugiye gukora ikintu iki n'iki kidufitiye umumaro cyane. Si gahunda tugiranye? Birashoboka yuko nubwo tugiranye gahunda
wowe uri bwawe uri mu byawe mbere y'uko cya gihe kigira ngo tujye muri ya gahunda. Nanjye ndaba mfite ibyo ndimo uko byasa kose. Ariko nubwo turi ahantu habiri hatandukanye, ukaba ufite ibyo urimo nanjye nkaba mfite ibyo ndimo, buri wese muri twebwe araba areba ku isaha yiwe kugira ngo bize kumushobokera kubahiriza ya gahunda dufitanye. Areba niba amasaha atari yamufata ugereranyije n'igihe twihaye tugomba kuba twahuye kugira ngo dukore ibyo tugomba kuba dukora. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo umuntu ushaka kugumana ubu buzima bw'agakiza nta butakazi, akaguma ari umukristo mwiza uhamye, bimusaba kugira intumbero, akazirikana icyo ngicyo ko ari we mukoro wiwe afite umukoro wo kubaho akijijwe. Ibi ntabwo ari ibintu umuntu azirikana ku wa mbere ngo nagera ku wa kabiri abyibagirwe. Ibi ntabwo ari ibintu umuntu azirikana ku wa kabiri ngo nagera ku wa gatatu yibagirwe ko ariyo gahunda afite yo gukizwa neza akaba umukristo uhamye. Ibi ntabwo ari ibintu umuntu azirikana ukwezi kumwe. Ibi ntabwo ari ibintu umuntu atekerezaho ngo abizirikane muri we umwaka umwe. Umuntu ushaka guhinduka umukristo ufite ubukristo buhamye ni umuntu uhora azirikana intego y'agakiza ke. Haleluya, amen. Urwo ni urugero rwa mbere rusobanura cyangwa se rusubiza icyo kibazo babajije. Ni ukuvuga ngo urundi rugero rwa kabiri ndarufatira ku mushoferi utwaye ikinyabiziga uri mu muhanda. Mu muhanda haba harimo ibindi binyabiziga n'abandi bashoferi. Bishatse kuvuga ngo harimo n'amategeko agenga uwo muhanda kugira ngo bose bagire iyo bajya kandi amahoro. Uko ni nako hari amategeko ari mu nzira ijya mu ijuru. Hari amategeko ari mu buzima bwa gikristo. Birasobanuye ngo muri Kristo Yesu harimo ntibavuga bavuga, harimo ntibakora bakora, harimo ntibanywa banywa, harimo ntibambara bambara, hari n'igihe hajya habamo ntibasura basura, bitewe n'igihe umuntu arimo. Haleluya, amen. Rero umuntu uba muri ubu buzima akaguma akijijwe ni umuntu ugendera ku mahame y'ubukristo, ni umuntu witondera amategeko y'umwuka wera atwarira mu bugingo bwiwe. Yego. Ubundi mu muntu habamo amajwi abiri, habamo ijwi rya kamere n'ijwi ry'umwuka. Kandi kamere ishaka kuyobora, n'umwuka agashaka kuyobora. Ariko kugira ngo ubu buzima bwitwa ubukristo bushoboke, bisaba kutsikamira rya jwi rya kamere ukaribuza, donc wowe ukibuza gukora ibyo rikubwira, hanyuma ugaha agaciro rya jwi ry'umwuka wera w'Imana uri muri wowe, akaba ari ryo wumvira, ugahora mu buzima bukora ibyo rigutegeka gukora. Kuba rero muri ubwo buzima buhora bwita kuri rya jwi ry'umwuka wera uba mu mutima wawe, ukubuza gukora bimwe kandi ukakwemeza gukora ibindi, nibyo bituma umuntu aguma ari umukristo utanyeganyezwa n'ibihe. Ndumva ngisubije neza. Hanyuma B, niba mbyibuka wambajije ngo, cyangwa se wabarije n'abo ngabo bose, babajije uti se umuntu udafite ubwo buzima bw'ubukristo muri we hanyuma yabutunga gute? Kansubiza uwo muntu mubwire ngo niba hari amahitamo meza umuntu yakora, ni uguhitamo kuba umukristo. Imana igira ubutabera ikagira n'imbabazi. Niko ndi bwamusubize rwose. Imana igira ubutabera ariko kandi ikagira n'imbabazi. Mu butabera bw'Imana, Imana ntijya ibabarira umuntu udakeneye imbabazi. Kabiri, mu butabera bw'Imana, umuntu wese uciye bugufi abikuye ku mutima
Bibiliya sivuga iki? Iravuga ngo nimuze tujye inama, ngo niko Uwiteka avuga, ngo naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba, ngo Imana ishobora kubihindura nk'ubwoya bw'intama bwera. Yego. Biravuze ngo ubu buzima kugira ngo umuntu utabufite abutunge ni amahitamo. Ni amahitamo. Yabuhitamo nk'uko nubwo arimo yahisemo kububamo. Kandi niyo ataba yarahisemo kububamo, akaba ariho yavukiye agakurira aho ngaho, uyu munsi yumva ijwi ry'Imana mu ijambo ryayo ntinangire umutima, yemere kurekura ubwo ngubwo kugira ngo yakire ubundi bushya. Paul niko yavuze, aravuga ngo twiyezeho umusemburo wacu wa kera kugira ngo duhinduke irobe rishya ridafite wa musemburo twahoranye. Yavugaga kwihana ibyaha bya kera, hanyuma umuntu akababarirwa. Bibiliya sivuga iki? Iravuga ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, hanyuma ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Ibi bintu bisaba yuko umuntu abanza akabyizera. Yego. Ukabanza ukizera Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Yego. Hanyuma wamara kumwizera ukihana ibyaha. Kwihana ni gute? Kwihana icya mbere ni ukugira agahinda k'icyaha, ukagira umubabaro utewe n'icyaha wakoze. Wamara kugira umubabaro, byakubabaza muri wowe ntibigarukire mu kubabazwa n'icyaha gusa, ahubwo ugashaka ugafata icyemezo cyo kwihana, cyo kureka icyo cyaha. Mu yandi magambo, wamara gufata icyemezo cyo kukireka, ugashaka umuntu ukijijwe w'umwizerwa w'umunyamabanga wakubera imva ushyinguramo kwa gukiranirwa kwawe, ukagenda ukamwaturira. Nyuma yo kwatura akagusengera kandi agakurikirana ubuzima bwawe kugira ngo ya mpinduka ukeneye y'ubukristo izabubonekemo, akabukurikirana, akajya bigufashamo, akajya aguhugura, akagutoza gusenga, akagutoza gusoma ijambo ry'Imana. Yego. Urugendo ruba rukurikiye iyo wamaze kwatura bagusengeye akaguha n'impuguro, ni ukuvuga ngo abakurikiye urugendo rwitwa guhinduka ku ngeso, ari byo bya bindi twahereyeho kare tuvuga byitwa kwikorera irari rya kamere tukarijyana ku musaraba wa Kristo yavuyeho kugira ngo natwe turibambeyo. Yego. Uru ni urugendo rwo guhinduka ku ngeso, ukavuga ngo ntarakira Kristo muri nge, nasambanaga, ariko kuko namwakiriye ntabwo nzabyongera. Ukaba mu buzima kamere igusaba gukora ibyo wakora butaramwakira, ariko umwuka wera akakubwira ngo ibuka ko wamwakiriye. Hanyuma ukaba muri bwa buzima bwumvira umwuka wera, ugasoza ubushake bw'Imana muri wowe. Yego. Ndumva ari ibyo ngibyo. Urakoze cyane. Mwene data abadukurikiye, bene data badukurikiye, abakristo bavandimwe, ubwo mwumvishe neza nyine uko wakomeza inzira yawe. Icy'ingenzi yatubwiye gikomeye cyane, aratubwiye ati nyine zirikana intego yawe, zirikana intego yawe, nyine komeza ufokasinze ku Mana. Tumbira. Urakoze cyane. Tumbira Imana, nyine aba ariyo uhoza imbere muri byose. Ikindi aratubwira ati nyine duhore turi maso, tube maso, duhore turi maso, kuko nyine iyi si nta kintu nyine, ni byinshi nyine duhereza kugira ngo nyine dukomeze tuyibemo, kandi ibigaragaza nk'aho ari ibintu bituryoheye. Satani nta kindi bamwita, ni umuriganya nyine. Niyo mpamvu rero tugomba guhora turi maso kugira ngo tutaza natwe gushiduka yaturiganyije. Urakoze cyane rero kuri bene abo ngabo bashaka kumva nyine ku buryohe, kuki n'invitasiyo, wumvishe ko barakubwiye nyine icya mbere ni ukugira ayo mahitamo meza. Icya mbere ni ukugira ayo mahitamo meza, kandi aha hantu nyine ni heza, muri Kristo ni heza. Rero niyo mahitamo ya mbere waba ugize meza ashoboka, kandi utirebye ngo warasayishije cyane. Ntago yakiriye nyine, ntibyahise wisunyibutsa Yesu umugani yigeze gucira. Yari ari kumwe n'intumwa
ndakeka ni intumwa yari kuwucira asiga 99 akajya kuzana imwe yazimiye. Rero ushobora kwibwira ko rero ari weho nyine gicibwa, ari weho wibona nk'igicibwa kandi ugasanga ni weho ari gushaka. Ari nanone hari undi mugani nyine mbere ubundi Yesu yakunda bajya bavuga ngo nyine yicarana ngo n'abakoresha b'ikoro ngo agakicarana ngo na maraya akicarana n'iki ngo nabo babi nyine, kuko nyine Yesu noneho ngo agiye gusubiza abo banditsi yarababwiye ati abafarisayo n'abanditsi arababwira ngo abazima ntabwo ari bo bakeneye keretse abarwayi. Bakoze cyane. Ijambo riravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka. Ibintu byitwa kurimbuka ni ibintu twari tugenewe twese mbere yuko Yesu aza, ko twese twari twarakoze ibyaha, icyaha umuntu yarakivukanaga, hanyuma hakaba n'ibindi abantu bari bafite by'umwijima wo mu isi bitari gukunda yuko ubugingo bwabo burokoka, ariko aje ahinduka igitambo kizima, hanyuma muri we duhindukiramo Imana gukiranuka. Hanyuma rero bisaba yuko umuntu yizera Kristo kugira ngo urwo rupfu rw'iteka rutazamugeraho. Maraki 3:19 yarwise umunsi w'iteka, aravuga ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, ngo abibone bose n'inkozi z'ibibi haba umunsi uzaba twika bashiri, ngo ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami, ngo ahubwo ngo bazabiva umunsi ibirenge by'abubashye Imana, ariko ngo abakoze ibyo gukiranuka izuba ryo gukiranuka kw'Imana ngo rizabarasa rifite gukiza amababa yaryo. Iri zuba rero ni Kristo. Yego. N'uyu munsi Yesu aracyarasira mu bugingo bw'umuntu umushaka. N'uyu munsi Yesu aracyarasira ubugingo bw'umuntu uri mu mwijima akamumurikira akamuvanayo. Natwe dufite ibihamya kandi dufite n'ubuhamya bw'ahantu Yesu yagiye adukura. Twari baba hari kuruta n'uyu muntu twumva, ariko Yesu yadukuyeyo adukuza ineza ye hanyuma aratwiyegereza. Nawe rero ye kumva yuko ari kure cyane, kuko ntabwo yaje mu isi aje gushaka abazima, yaje kugira ngo abagumane, ariko kandi na ba bandi barwaye abakiza indwara yitwa ibyaha. Yesu agumugisha. Amen. Ndagira ngo rero mubwiye ati ntiyumve nabi rwose, natwe si uko twari dukiranutse, ahubwo Yesu aracyateze amaboko. Arabakira namwe nimuzi. Ikindi kibazo kiragira giti, hari umuntu uri mu muryango, ese ubundi umuryango ku mukristo, umuryango ku mukristo, hari umuryango tuvukiramo, hari umuntu uri hano uri kutwumva akomoka ava mu muryango. Hari ukuntu nyine tugenda ugasanga imiryango yacu nyine yasobanuye abo turi bo. Rero hari abakristo rero bumva ko imiryango ari ikintu gikomeye kuri bo, kandi nanone rero hari n'imbaraga z'umuryango ku muntu mu buzima busanzwe. Wigeze no kubikomoza baravuga ati nyine ngo umukristo utaba mu itorero nyine ameze nkaho nyine aba ameze nk'umwana utagira umuryango, utagira iwabo, utagira umuryango. Rero bivuze ngo hari umwana utagira iwabo, bivuze ngo hari imico ababura, hari ibintu nyine ababura. None rero hari umukristo cyangwa se mwene data cyangwa se n'undi wari wese uri hano hanze udafite uwo muryango ubasha kuba wamuha ubwo burere, ubasha kuba wamuhereza ibyo ngibyo nyine byose nyine. Hari rero abo batawugira, cyangwa se hari n'abawufite ariko utabahereza ayo mahirwe yo kuba bamenya Kristo, cyangwa se ubavutse ubwo buzima nyine bwo kuba muri Kristo. Rero tubwire uruhare rw'umuryango rwaba uruhe kuri uyu mukristo, kandi se uyu mukristo afite kwitwara gute? Yego, ni ukuvuga ngo Paul yabwiye Abakorinto, arababwira ngo nicyo gituma uhereye none tutazagira umuntu dutekereza dukurikije amasekuruza yiwe ya kera, ngo nubwo ariko twabanje gutekereza Kristo,
ariko ngo ntabwo ariko tukimutekereza. Aravuga ngo kuko umuntu wese iyo ageze muri Kristo Yesu, iyo ari muri Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gishya. Aravuga ngo ibintu bya kera biba bishize. Yego biba bishize ngo byose bigahinduka bishya. Ngo kuko muri Kristo ariho Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabikitubara gukiranirwa kwacu. Aravuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha, yavugaga Yesu, ngo Imana yamuhinduye cyo kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Bishatse kuvuga iki rero? Birashoboka ko umuntu yavukiye mu muryango udakijijwe, hanyuma akavuga ngo kugira ntandukane n'umuryango kubw'ubukristo ndemera kureka ubukristo ariko ngumana umuryango. Hanyuma hakaba n'undi wavukiye mu muryango ukijijwe. Uziko nabyo bijya bibaho, umuntu akavukira mu muryango ukijijwe ariko ntakizwe. Rero ukuntu bihura ni ukuhe? Iyo twinjiye muri Kristo Yesu, aho waba uvuka hose baba bakijijwe, niyo waba uvuka kuri nyoko w'umupfumu na so aterekera, hantu winjiye hitwa muri Kristo Yesu, hahindura igisekuruza, hahindura identite yawe, hanyuma ugahabwa kuba mu gisekuruza cya Yesu. Sinzi niba ubyumva. Ndabyumva cyane. Ugahabwa kuba mu gisekuruza cya Yesu hadashingiwe kuho ukomoka, ahubwo hashingiye kuho winjiye. Yego. Bishatse kuvuga ngo rero birashoboka cyane ko umuntu yakizwa kandi wabo badakijijwe, umuryango akomokamo utagize gute, udakijijwe, utamuha n'uburenganzira bwo gukizwa, ko gukizwa bibera imbere mu mutima, hanyuma bikagaragara n'inyuma bitewe n'imbuto umuntu yera. Bakajya basoroma ku izo mbuto z'agakiza, bitabaye ngombwa kubumbura umuntu babwire ngo ngiye narakijijwe. Hanyuma ubwazo zikazavuga ubutumwa kugeza ubwo b'abantu nabo bakiriye Kristo. Yego, ndumva ari uko nguko icyo nagisubiza. Urakoze cyane. Hari ikindi ndakubaza, hari abakristo turi mu itorero, hari abakristo bari mu itorero ubu ngubu barirambyemo bamazemo igihe, rigaragarira nyine ni idini. Idini barimazemo igihe. Hari wigeze kudusubiza uratubwira ati, mu kanya uradusubije uratubwira ati umuntu nyine ashake uwo nguwo nyine usa nkaho amwerera imbuto, cyangwa se uwo nguwo uri mu idini nyine abashe kuba yamwatura mu menekere, wa muntu umwizerwa ukijijwe. Uri mushyashya nk'uko nyine urumva ushaka kumenya Kristo, urumva ushaka kwinjira muri Kristo, urumva ushaka kumenya byinshi kuri Kristo. Winjiye mu rusengero, utangiye kwinjira nyine mu itorero, ni rwo rugendo rwa mbere wahereyeho. Yego, wafashe ayo mahitamo, wabigize amahitamo. Yego, ni intambwe yawe ya mbere wayitanze. Rero ugeze ku ntambwe ya kabiri, winjiye mu itorero. Intambwe ya gatatu ugiye gushaka uwo nyine umenekera. Rero dufashe utubwire ngo uwo nguwo, ese ku muntu utazi, yenda ku bamazemo igihe, cyangwa se ku bamaze gusobanukirwa byinshi kuri Kristo, yareba izo mbuto akazimenya. Ariko kuko wowe uvuye mu isi yo hanze, ntabwo uzi neza abantu bari mu itorero ngo bose ubona ari beza nyine, bose bafata nk'aho ari ba marayika, ubona nyine nta byaha bagira. Kandi turabizi ko nyine ntahabura nyine ntajyabura nyine icyasha. Dufashe rero tubwire ati uyu muntu byoroshye nyine yamenya gute ese uwo asanga. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo biroroshye cyane, biroroshye kumenya uwo usanga. Uravuze ngo we ntabwo asanzwe abizi, nibyo, ntabwo azi ngo biva he bijya hehe, ariko yinjiye mu rusengero.
kandi mu rusengero yinjiye hari abayobozi, hari abayobozi cyangwa se abashumba. Ni ukuvuga ngo uwo muntu rwose tudashyizemo n'imibare myinshi azasanga abashumba, azasange babayobozi, yegera umwe muri bo, yego, narangiza amubwire icyifuzo cye ko ashaka kwihana, amufashe kwatura, amusengere, narangiza amugire n'inama. Hanyuma ahangaho ndatinda ku kintu kimwe. Umuntu ushobora kumwegera ukamwaturira, akanagusengera, akakugira n'inama bitewe n'ibyo watuye n'aho uvuye n'ubuzima uvuyemo, ariko ntagukurikirane ngo azamenye iherezo ry'urugendo utangiye rwitwa guhinduka ku ngeso. Icyo cyari ikibazo cyane kindi. Yego, ni ukuvuga ngo ni imwe muri esheki ikunda kuba ku mubare munini cyane w'abakristo. Cyane rwose. Abantu babazanye babararitse muri Kristo Yesu, ntabwo bigeze babakurikirana kugira ngo bamenye niba rwa rugendo bari batangiye bararukomeje. Ibi ngibi ndaza kubitindaho. Ni ukuvuga ngo uyu muntu mushyashya akwiye kuba koko yamaramaje byuzuye mu mutima, kuko birashoboka ko utazagira ubuntu bwo kubona uyu muntu uzakuzirikana iteka. Ukaba donc usabwe kuba mu buzima icyambere bwamaramaje, uzi neza ibyo ugiyemo, icyo ni icyambere. Kabiri, ugakurikiza bya bintu byose twatangiye tuvuga, ugahora mu buzima bufite intego yitwa gukizwa. Kuko bitari ibyo azagukurikirana umwaka umwe, yego wabimusabye aramubwira ngo shaka gukizwa ariko ndi umunyantege nke, nibwo mbijemo, mfasha basi ujye unkurikirana, umenye amakuru yanjye, umenye uko mbayeho. Ubundi zari inshingano z'abanyetorero duhungiraho tujya kubaturira. Ariko ikibabaje ntabwo mu gihe dusohoyemo ntabwo bakibikora, ntabwo bakizirikana uwo mukoro wabo. Ariko se niba batabikora dusubire mu byaha hamwe twahoze? Hoya ntibikabe, hoya. Bibiliya sivuga iki? Iravuga ngo iyo baba barakumbuye gakondo bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Ariko ngo impamvu badasubirayo ngo nuko Imana biteguriye umudugudu uruta icyo gihugu cy'ibyaha babagamo ubwiza. Ngo n'Imana ubwayo ntikorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo. Amen. Biravuze ngo uyu ni umuntu wafashe icyemezo ndakuka, akavuga ngo ibintu ngiyemo ndabizi, ngiye gukizwa, hanyuma agahora bizirikana. Niyo wa wundi atahaba, Imana igenda igufasha, kandi ubuzima bwawe bukagira iyo ntego wagize ikazasohora amahoro. Kuko biragoye muri ubu buzima kubona umuntu uzabana nawe iteka muri urwo rugendo, ariko Yesu we muri kumwe ibihe byose. Urakoze cyane, n'ukuri urakoze. Rero hari benshi bitiranya iki kintu, bakitiranyaho bakagisobanura kwinshi. Ijambo bita agakiza. Hari ufata agakiza akakitiranya no kuba duhora mu itorero. Hari ufata agakiza akakitiranya no kuba ufite discipline mu buzima busanzwe. Hari ufata agakiza akakitiranya nyine na kwa kundi na restriction umuntu nyine na bya bintu ugira wowe utakora ku giti cyawe nk'umuntu. Akabyitiranya. Umuntu akakureba akavuga ati uyu muntu arakijijwe. Kuko akubona ujya gusenga, akakureba akavuga ngo urakijijwe kubera ko nyine arebeye nyine kuri utwo dukorwa duke dukorera hano. Ubundi agakiza ni iki? Yego. Hariho n'abangeso nziza ariko batakijijwe. Yego. Ni ukuvuga ngo agakiza ni ukubabarirwa ibyaha. Urakoze cyane. Ni igisubizo rwose cyitwa kubabarirwa ibyaha. Ibi birenze iby'abantu babona inyuma, ibi birenze ibyo ushobora guhagarara wowe wiyaturira uvuga ko ufite. Ibi birenze ibintu biri inyuma y'amarido. Yego, ahubwo ibi ni ibintu biri imbere mu muntu azi neza ko yababariwe ibyaha.
buriya umutima w'umuntu iyi nyama yitwa umutima ni ikintu gikomeye cyane. Ntabwo ujya urya ruswa. Ntabwo umutima urya ruswa. Ni ukuvuga ngo iyo wababariwe umutima urabimenya koko wababariwe. Kandi niyo hakirimo akantu kitwa icyaha nabwo ntabwo ushobora kugira amahoro kataravamo mu gihe cyose koko ushaka gukizwa. Biravuze ngo rero ikirango cy'uko wababariwe ibyaha ni uko utunga amahoro ya Kristo aheshwa umuntu cyangwa se Yesu aho umuntu yamaze kubabarira bya byaha. Yego, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo iyo nta cyaha dufite turatinyuka imbere y'Imana. Rero agakiza ni ukubabarirwa ibyaha. Urakoze cyane. Cyekari benshi bashubijwe kuri iki kintu, hari wajyaga abona ingeso nziza nk'uko bitubwiye akabona nyine arakijijwe. Rero gukizwa twumvise ko nyine ni ukubabarirwa ibyaha, kandi koko nibyo ni ukubabarirwa ibyaha. Ikindi ni uruhare rw'amasengesho. Uruhare rw'amasengesho ubundi uruhare rw'amasengesho mu gukomeza kwizera k'umukristo. Ikindi Beya kikavuga ati ese Bibiliya ifasha ite umukristo gukomeza kwizera? Yego, gukomeza kwizera kwe. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo uruhare rw'amasengesho ni uruhe ruhare amasengesho agira kugira ngo umuntu agume akijijwe? Amasengesho ni nka telefone umuntu avuganiraho n'Imana. Hanyuma icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni umwuka. Urabona uko duhumeka amasengesho. Ubundi Yesu yarabivuze aravuga ngo musenge ubudasiba. Ubundi amasengesho ni nko guhumeka. Nk'uko iyo umuntu udahumeka aba yapfuye, ni nako ubuzima bwa gikristo budashoboka mu gihe umuntu adasenga cyane. Nuba ubaho uri umukristo udasenga, jya umenya ngo n'ubukristo bwawe bwarapfuye, kuko amasengesho ni nk'umwuka mu isi y'umwuka. Mu buzima bw'umukristo amasengesho ni umwuka ahumeka. Iyo umuntu asenze aruhuka umutima. Iyo umuntu asenze Imana ivugana nawe, ikamubwira ibyo imushakaho, ikamubwira n'ibyo akwiye kuvamo. Iyo umuntu asenze yumva amakuru. Iyo umuntu asenze ubusabane bwiwe n'Imana buraboneka. Ariko iyo umuntu adasenze asabanira he n'Imana? Niba kugira ngo abantu basabane n'imyuka mibi bajya mu ndaro bagakora ya migenzo yose twashushanya nk'amasengesho yabo, bikabahesha gusabana n'abo bambaza, noneho uzasabana gute n'Imana mu gihe utazasenga? Ntabwo ubuzima rero bwo gukizwa bwashoboka mu gihe udasabana n'utumukizwa. Yego. Hanyuma icya kabiri, ijambo ry'Imana. Ubundi ijambo ry'Imana ni itabaza ritwereka aho tujya cyane. Ni ukuvuga ngo nk'uko nkagushushanyiriza nkakwereka umuhanda, nkavuga uti wenda ufite ahantu ushaka kuva naho ushaka kujya, nkakurangira nkubwira uti dore uriya muhanda, nkagutungira urutoki urawukomeza ugende kuriya. Niko ijambo ry'Imana ribigenza mu buzima bw'umukristo. Rimwereka aho akwiye guca kugira ngo bwa buzima bwe bwo gukizwa bushoboke. Yego. Riduha amakuru ku rugendo rw'agakiza, hanyuma twarugendamo nk'uko ribivuga, bigatuma urugendo rwacu rushoboka. Urakoze cyane. Umuntu udasoma ijambo ry'Imana witwa umukristo aba ameze nk'umuntu ugiye ariko atazi yajya. Nta nubwo ushobora kugerayo kuko nyine ntahuze. Ijambo ry'Imana ni mapu ituma umuntu agenda uru rugendo rw'agakiza bigashoboka. Udafite mapu kandi ujya ahantu utazi wagerayo se? Ntabwo byakunda, wayobagurika. Ijambo ry'Imana rero niryo ni ikarita y'ijuru. Ndumva ari ibyo. Urakoze cyane. Tugana ku musozo, iki nicyo gisa nk'aho ari ikibazo kidusoreza. Ese
ubundi gukiranuka bigira iyihe nyungu kubikora? Akoze cyane. Icya mbere ndabanza mvuga amahoro. Yego. Gukiranuka bihesha amahoro umuntu ubikora. Yego. Bihesha amahoro umuntu ubikora. Ko niba ndi mu isi nkaba nzi yuko niba nzafungwa. Yego. Kandi gukiranuka nibiba biri muri nge ntabwo nziba. Yego. Nzatunga amahoro yitwa kudafungwa. Yego. Biranashoboka yuko wiba ariko ntufatwe. Sibyo se? Ariko ntekereza ko umuntu wibye aba ahagaritse umutima nubwo batamufashe. Yego. Aba afite urwikekwe avuga ngo hari uwambonye. Yego. Avuga utahari ejo bundi narokotse ariko ubu ngubu ntabwo ndi burokoke. Yego. Umutima w'umukristo horamwe amahoro n'ituze kuko ibyo ngibyo atabibamo. Yego. Hanyuma hari inyungu zo gukiranukira Imana. Haba muri ubu buzima ndetse no mu gihe kizaza kuko Imana ibintu byawe wowe ukiranuka ibikurikiranira hafi. Yesu yavuze ku ngorano zigera muri 7 cyangwa 8 tunasoza dore n'igihe cyagiye kugira tujye no mu bindi. Yohana umwigishwa Yesu yakundaga ari ku kirwa cy'Ipatimo yamubwiye ingorano zigera mu 8. Amubwira icyambere aramubwira ngo umuntu unesha ibyaha ari byo nyine byo gukiranuka ibyo ngibyo. Umuntu unesha ibyaha icyambere aramubwira ngo nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana yanjye. Amubwira ingorano ya kabiri aramubwira ngo umuntu unesha ibyaha akageza imperuka ngo ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri ari rwo twavuze ruri muri Maraki 3:19 havuga ngo haza umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro abibone n'inkozi z'ibiba umunsi uzabatwika bashire ariko ngo abakoze ibyo gukiranuka izuba ryo gukiranuka rizabarasira. Twabonye ko iryo zuba ari Kristo Yesu. Hanyuma icya gatatu Yesu aramubwira ngo umuntu unesha ibyaha Yohana we akageza imperuka. Ni ubutumwa bw'amatoro Yesu yari ari guha Yohana, ni ibintu bitureba kugira ngo tumenye ibyo tuzagororerwa. Amubwira ingorano ya gatatu aramubwira ngo umuntu unesha ibyaha akageza imperuka nzamuha kurya kuri manu yahishwe muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Iri buye Petero yarivuzeho mu nzandiko ze aravuga ngo niwe buye rizima, arimo aravuga Yesu ngo ryanzwe n'abantu ariko ngo rihinduka iry'igiciro ku Mana ngo ribiri komeza imfuruka. Aravuga ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima mu b'inzu y'umwuka wera n'ubwoko bw'abatambyi bwo kujya mutambira Imana ibitambo bizera kandi bishimwa nayo. Ingororano ya kane Yesu aravuga ngo umuntu unesha ibyaha akageza imperuka nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose. Nigeze nsoma ijambo ry'Imana ndatangara mu migani rivuga ngo umukiranutsi umwe mu mudugudu iyo ahari ngo bihesha umudugudu wose kuba amahoro. Twe turi abatware mu isi kabone n'ubwo utatunga ibya mirenge wo ku ntera ariko umuntu uri mu isi akijijwe neza by'ukuri Yesu atuye muri we ni umutware. Atungisha benshi kabone n'ubwo watabatunze. Atunga ikintu cyitwa amahoro agahesha n'abandi ayandi. Atunga ikintu cyitwa umugisha agahesha n'abandi uwundi. Uyu muntu iyo umubwiye ngo Imana iguha umugisha ubanza kukuzaho wowe ubwawe bimubwiye. Aba ari umunyamugisha mu rugendo rwe rwose. Ni umutwaro utuye mu isi. Ingorano ya gatanu Yesu aravuga ngo umuntu unesha ibyaha akageza imperuka ngo niwe uzambikwa imyenda yera ngo kandi ngo ntabwo azahanagura izina rye na gato mu gitabo cy'ubugingo ahubwo ngo mu cyimbo cyo kurihanagura ngo azaryatura imbere ya Data Imana n'imbere y'abamarayika bayo bera. Hanyuma ingororano ya gatandatu aravuga ngo Yohana ubabwire ngo umuntu unesha ibyaha akageza imperuka nzamuhindura inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye kandi ngo ntabwo azasohokamo ukundi. Haleluya. Ururembo Yohana uru rusengero Plito Yohana arubona mu ijuru yabonye ari Imana umwana w'Imana ari we rusengero. Imana ishimwe. Haleluya. Uyu munsi turi ingingo za Kristo. Ariko uwo munsi
mu gihe cyo kugororerwa tuzahinduka inkingi zo muri we. Haleluya. Amen. Ngo ntabwo azasohokamo ukundi, tuzaba muri Kristo Yesu by'iteka, tuzabana n'Imana by'iteka. Ngo ntazasohokamo ukundi. Ngo nindangiza ngo mwandike izina ryanjye rishya, ngo mwandiko n'izina ry'ururembo rw'Imana yanjye rushya, ari rwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru ku Mana yanjye, ngo mwandiko n'izina ry'Imana yanjye. Haleluya. Amen. Ingororano ya karindwi, yego, ngo umuntu unesha akageza imperuka, anesha ikintu cyitwa ibyaha, nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe yiwe y'ubwami. Nunesha ibyaha uzicarana na Kristo ku ntebe ya cyami, nawe wime nk'umwami. Amen. Haleluya. Amen. Ingororano ya 8 iyo ijya intangaza cyane. Umunyarwanda yigeze abivuga, aravuga ngo inkoko iri iwari ishonda umukara. Yego. Ingororano ya 8 Yesu agiye kwibwira Yohana ku kirwa cy'Ipatimo, yaramubwiye ngo umuntu unesha ibyaha akageza imperuka azegurirwa byose. Donc ntacyo azaba hejweho mu bwami bwo mu ijuru, nta muryango bazacinga. Mu miryango hari igihe usanga hari ahantu umwana atemerewe kwicara. Yego. Bakamubwira ati iriya ntebe ni iya papa. Yego. Ntugire ujye uyubaha uyitinye, ntabwo wemerewe kwiyicaraho. Hanyuma hakaba hari icyumba tantine wo mu rugo atemerewe kwinjiramo. Yego. Umwana akaba yahinjira ariko tantine ntagire gute ntaye. Mu ijuru nta batantine bazabayo. Yego. Haleluya. Amen. Donc uzaba weguriye ibintu byose, nta cyumba uzaba uhejweho, nta ngororano uzaba uhejwe, tuzagurirwa mu buryo butangaje. Mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Umwami wacu Yesu azaza kandi azahiye imibiri yacu ibora kutabora, atwambike kudapfa kwiteka. Urakoze cyane. Haleluya. Amen. Amen. Ndumva ari ibyo. Amen. Urakoze cyane, uhembuye imitima ya benshi, wongeye ugarura intege imitima yari imaze gucika intege. Urakoze cyane. Urakoze cyane Obedi, turagushimiye cyane kandi Umwami Yesu aguhe umugisha ukomeye cyane. Amen. Imbaraga n'amavuta rwose abiguhundagazeho, ukomeze kandi ukomereze muri we, gukomera muri we. Nasanze nta kibi, nta n'ikisa nkabyo nyine, nta cyiza gisa nk'ibyo ngibyo. Yego. Rero Imana ikomeze guha umugisha. Rero abadukurikiye ni benshi, ntabwo tuzi ngo umubare ubu ni ungana gute. Yego. Ariko wagira icyo ubwira uwo mwene data uri inyuma aho ngaho, uri inyuma y'isi, uri aho ngaho uri kwirukanka muri buno buzima bwo hanze, ufite byinshi bimuremereye, ufite byinshi bimukomereye, ureba nyine yareba imbere akabona nta buzima buriyo. Yego. Hari n'uri mu rusengero akabona nyine bigiye kukwanga, akavuga ati se ko Imana yatinze. Gira ikintu mubwira mu minota mikeya tudufasha. Nababwira ngo nababwira ijambo Yesu yavuze, akavuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Akavuga ngo kuko ngo ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Nta buruhukiro umuntu azigera abona mu isi butari Yesu. Rero umuntu wese urushye, yaba wa wundi uruhiye mu rusengero, yaba na wa wundi uruhiye hanze yarwo, bose ni indushyi burya. Ni Yesu wenyine wabaruhura. Ndumva ari icyo gisubizo. Hanyuma twasenga Imana kugira ngo n'umuntu ufashe icyemezo ku bw'ibi byose, Imana imuha imbaraga zo gukomeza urugendo. Yego. Urakoze cyane. Urakoze, kadusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kubw'impano y'ijambo ryawe. Turasenga kugira ngo uwumva aya magambo amubere igitsikamutima. Tuguhungiyeho kugira ngo tudapfa twebwe n'abaduteze amatwi, kugira ngo twikizanye nabo. Turasengera ubugingo bw'umuntu wese uzumva ibi bintu. Turasenze kugira ngo Mwami ubuhembure intama zari zirorongotaniye kure cyane mu byaha,
Imana izivaneyo kandi itarure izari zizimiye mu izina rya Yesu. Hanyuma n'izari ziri mu rwuri, Imana y'amahoro imenye iby'umutekano wazo. Haleluya. Amen. Iyo ikibura cyangwa intare bije gutwara imwe mu ntama, ni wowe ujya utabara ukazirokora. Nizarorongotaniye kure zikaguta wowe nk'umwungeri Kristo, ntabwo ujya ugumana za zindi zasigaye gusa, ujya usiga 99 ukajya kuzigarura. Tanga amahoro mu bugingo bwa bene data, tanga amahoro mu bantu bawe. N'uyu nawe mwami wemeye kuhindukira akava mu byaha, afashe icyemezo cyiza, mubabarire ariko kandi umuhe imbaraga zo gukomeza ku nzira atangiye. Urakoze yuko ubikora, dusabye byose tubyingingira Imana kandi tubyizereye muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Urakoze cyane. Urakoze. Urakoze kandi turakwishimiye cyane. Amen. Rero abari badukurikiye, nuko mwakoze cyane kubana natwe, mwakoze cyane kuba mwifatanyije natwe, tukaba tubashije kuba twakumva ijambo ry'Imana. Icyo ni Imana ikubwira, icyo ni Imana ikubwira. Yesu aracyateze amaboko, we utaramwakira. Yesu aracyateze amaboko, nawe wamwakiriye ariko wumva hari ibikuruhije, arahari ngo akuruhure. Rero turagushimiye cyane kubw'umwanya wawe, kubwo kwitanga kwawe. Ni ukuri Imana iguha umugisha cyane. Mbasabira umugisha ku Mana, nta kindi nabasabira cyarenga umugisha uva ku Mana. Rero ndabashimiye cyane, naho ubutaha. Mwakoze cyane.